ndagira ngo nanababwire yuko by'umwihariko muri iyi minsi y'imperuka satani arimo arazamura ikinyoma akabwira abantu ikimenyetso cy'inyamaswa gitandukanye n'ikimenyetso cy'inyamaswa bigaga mu ijambo ry'Imana kera. Hari ibintu byitwa kujijisha abantu maze hakavugwa ikimenyetso cy'inyamaswa gitandukanye n'ikimenyetso cy'inyamaswa ubwoko bw'Imana bwizeraga ko ari cyo kimenyetso cy'inyamaswa kuva kera kose. Kandi inshuti zanjye, igituma satani yibasira itegeko rya 4 mu mategeko 10 y'Imana ryarindi rivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, impamvu ari ryo tegeko urugamba ruzaremeraho ruheruka, nuko iryo tegeko ari ikimenyetso hagati y'Imana n'ubwoko bwayo. Ndagira ngo basomere amagambo avuga yuko isabato ari ikimenyetso cy'Imana kandi avuga yuko icyumweru ari ikimenyetso cy'inyamaswa. Impamvu nshaka kubabwira yuko icyumweru ari ikimenyetso cy'inyamaswa ni ukugira ngo tuvumbure ubuyobe burimo bwihisha muri iyi minsi. Ngiye gusoma kuri page 225 mu gitabo cy'ibyaduka, ngiye gusoma ku gihamya cya 824, igihamya gifite umutwe uvuga ngo ikimenyetso cy'inyamaswa icyo ari cyo. Haranditse ngo Yohana yararikiwe kwitegereza ubwoko butandukanye n'abaramya inyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, bakaruhuka umunsi wa mbere w'icyumweru. Kuruhuka uwo munsi ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Impamvu ndimo mbabwira yuko ikintu cyitwa ikimenyetso cy'inyamaswa umunsi w'icyumweru kizahangana n'ikimenyetso cy'Imana umunsi w'isabato, impamvu ndimo mbabwira ko satani azibasira itegeko rivuga isabato nuko iryo tegeko rivuga ikimenyetso cy'Imana, kandi azaba arimo asimbuza ikimenyetso cy'Imana ikimenyetso cye bwite cy'inyamaswa. Murabizi neza yuko kuva kera kose satani yashatse gufata umwanya w'Imana no mu ijuru kugira ngo abe ari we ufata ubuyobozi bw'isi n'ijuru, ariko mu gihe ibyo bintu byamunaniye ntabwo yarekeye aho, n'uyu munsi aracyahanyanyaza, ndetse no mu gihe giheruka agomba gukuraho ikimenyetso cy'Imana ngo ashyireho ikimenyetso cy'inyamaswa, ari narwo rugamba ruheruka ubwoko bw'Imana buzarwana. Ikimenyetso cy'inyamaswa ni isabato y'ubupapa. Ubwo igerageza rizaza hazagaragazwa neza ikimenyetso cy'inyamaswa icyo ari cyo, ni ukuruhuka ku munsi wo ku cyumweru. Nari mbabwiye yuko impamvu ndi kubasobanurira ikimenyetso cy'inyamaswa, nzi neza yuko muri iyi minsi isoza amateka y'isi ahantu urugamba rugomba gushingira ni ku isabato n'icyumweru. Nabibasomeye mu ijambo ry'Imana. Intambwe ya nyuma ingoma zo mu isi zigomba gutera ni ugukuraho isabato no gushyiraho icyumweru. Niyo mpamvu aho hantu tugomba kuhashinga gati. Ndagira ngo nanababwire yuko by'umwihariko muri iyi minsi y'imperuka satani arimo arazamura ikinyoma akabwira abantu ikimenyetso cy'inyamaswa gitandukanye n'ikimenyetso cy'inyamaswa bigaga mu ijambo ry'Imana kera. Ijambo ry'Imana yaba Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi yadusobanuriye ikimenyetso cy'inyamaswa icyo ari cyo, ariko muri iyi minsi iheruka hari ibintu byitwa kuyobya uburari, hari ibintu byitwa kujijisha abantu maze hakavugwa ikimenyetso cy'inyamaswa gitandukanye n'ikimenyetso cy'inyamaswa ubwoko bw'Imana bwizeraga ko ari cyo kimenyetso cy'inyamaswa kuva kera kose. Reka mbaho urugero, murabizi neza hari ibintu bya microchip bimaze iminsi bivugwa, ndetse uyu munsi abantu b'Imana batandukanye mu matorero atandukanye bameze nk'abantu bari ku rugamba ngo barimo barahangana na microchip, ikimenyetso cy'inyamaswa. Babwirwa yuko ngo hari ikintu cyitwa microchip ngo kizashyirwa mu kiganza no mu ruhanga, ngo kubw'iyo mpamvu bagomba guhaguruka bagahagarara bakarwana ngo batakira microchip, ngo bakaba barimo bararwanya ikimenyetso cy'inyamaswa. Ndagira ngo mbabwire ko icyo kintu ni uburiganya bwa satani kandi ni ukuyobya uburari k'ubwoko bw'Imana kugira ngo icyo kimenyetso cy'inyamaswa bazacyitiranye ndetse bizasoze bacyakiriye.
nshuti yanjye muvandimwe, ikimenyetso cy'inyamaswa ni isabato y'ubupapa, niko mbasomeye mu ijambo ry'Imana, kandi ngo ni ikinyuranyo cy'ikimenyetso cy'Imana. Ariko se ni ukubera ikizo nyigisho ziriho zita microchip ikimenyetso cy'inyamaswa? Ni ukugira ngo ibyacu bizamere nk'iby'abasirikare bajya ku rugamba, maze kubera yuko ari abanyabwoba bagafata amasasu yabo yose bakayarasa igihuru, bagera imbere batagifite amasasu bagahura n'umwanzi. Mbega uburyo abantu benshi cyane bagiye kuzamarira imbaraga zabo ku kintu cyabaringa, ikintu cyitwa microchip, maze akaba ariho bamarira imbaraga zabo, bazagera imbere bagahura n'umwanzi batagifite imbaraga. Ndagira ngo mbabwire bene data bashiki banjye, iki kintu cyitwa microchip cyamaze guhagarika imitima y'abantu, kugeza ubwo uyu munsi dufite abantu badashobora kurya ikintu gikorerwa mu ruganda ngo batazakira ikimenyetso cy'inyamaswa cyitwa microchip. Uburiganya bwa satani bukomeye buzatuma abantu bamarira imbaraga zabo ahantu zitari zikenewe, maze igihe bazageraho imbaraga zikenewe basange zabashizemo. Ndifuza kubagira inama kuri iki kintu abantu barimo barwanya nk'abarwanya ikimenyetso cy'inyamaswa, ndetse n'ibindi bintu bitari iki abantu bita ikimenyetso cy'inyamaswa, dore ko hari ibintu byinshi cyane umwanzi yamaze gutera abantu gufata nk'ikimenyetso cy'inyamaswa. Ariko mbasomeye amagambo avuga ngo ikimenyetso cy'inyamaswa ni icy'umweru, kandi urugamba ruheruka ruzashingira ku kimenyetso cy'inyamaswa n'ikimenyetso cy'Imana. None rero ndagira ngo mbaho urugero kugira ngo mwumve ukuntu Imana iba yaratuyoboye. Iyo turebye kuri Adamu, igihe Imana yamubwiraga iby'ikiremwa cyavuye mu ijuru, iby'ukuntu hari kizagerageza gushaka kumurwanya no kumwicisha amategeko y'Imana, Imana yahaye Adamu amategeko asobanutse, imubwira ko icyo kiremwa kizamutegera ku giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Mbese muzi impamvu Imana yamubwiye iby'icyo kiremwa, ikamubwira n'ahantu icyo kiremwa kizamutegera? Yagira ngo Adamu adahora acungacunga kuri buri giti cyose cyo muri Edeni, yibaza ati mbese aho iki si cyo cya kiremwa Imana yatubwiye? Natwe rero Imana yatubwiye urugamba ruheruka ikintu ruzaberaho ni itegeko ry'icyumweru n'isabato, kugira ngo tutazahora ducungacunga ngo ahari ikibazo giheruka cyaba ari iki. Ariko abantu benshi cyane ntibizababuza kugwa mu mutego kubera kudakoresha ijambo ry'Imana no kutariha agaciro Imana yarihaye. Nshuti yanjye rero mwene data, ndajya mbabwire ku byerekeranye na microchip, ntabwo ari uko ndimo guhakana yuko microchip atari ikibazo. Nshuti yanjye muvandimwe, ndimo ndababwira ikibazo kiriho mu minsi y'imperuka cyo kuyobya uburari k'umwanzi Satani, ndetse rimwe na rimwe aba arimo akoresha abambari be babandi n'ubundi bashyizeho ikimenyetso cy'inyamaswa, aba arimo abakoresha kugira ngo noneho bayobye uburari, berekane ikimenyetso cy'inyamaswa mu buryo tutahoze tubyizera kera. Icyo kibazo cya microchip ntabwo cyanditse muri Bibiliya, nta nubwo cyanditse mu mwuka w'ubuhanuzi, ariko wakubwira abakristo benshi bameze nk'abari ku rugamba barwana na microchip. Narindi mbabwira yuko Imana yabwiye Adamu amakuru asobanutse, imubwira iby'ikiremwa cyacumuye, imubwira uburyo kizashaka kumugusha, imubwira ahantu kizamutegera, yuko ari ku giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Impamvu Imana yahaye Adamu ayo makuru yose asobanutse yari ukugira ngo Adamu atajya mu rujijo ngo bimutere kwikanga ikintu icyo ari cyo cyose akita icyo kiremwa cyaguye kivuye mu ijuru. Ni muri ubwo buryo natwe Imana yaduhaye amakuru asobanutse ku byerekeranye n'urugamba tugomba kubaho mu minsi y'imperuka, itubwira ko ruzashingira hagati y'icyumweru n'isabato, ari nacyo ingoma zo mu isi zizahangukiraho, kugira ngo buri kintu cyose tutazijyana ku rugamba ngo turahangana nacyo. Ndagira ngo nanababwire ko hari ibintu bimwe Imana iturwanirira intambara zabyo, Imana ikadukemurira ibibazo byabyo, rimwe na rimwe ntitunamenye yuko hari urugamba rwabaye kubera yuko tutarubonesheje amaso, ariko Imana ikaba yaturwaniriye kandi yatuneshereje.
niyo mpamvu igihe tuzajya mu ijuru Imana izatwereka ibintu yagiye idukinga twebwe tutarebesheje amaso, ariko ibyo bintu bikaba byarifuje kuduhitana, umwanzi akaba yaratugeze amajanja, ariko Imana ikaba yaradukuye mu maboko ye. Ndabaha urugero, nimutekereze igihe tuba turyamye dusinziriye. Mushobora kuvuga muti ubwo naryamye nkaba nasinziriye ngakanguka amahoro, nta banzi bigeze bashaka kungirira nabi. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko Imana iba yakurwaniriye intambara utarebye. Ni muri ubwo buryo ishobora no kuturwanirira n'izo ntambara zigendanye n'ibya microchip, Imana ikazirangiriza hariya tutazi uko ibyazo byagenze, ariko Imana ikaba yaraturwaniriye. Nk'uko uva mu rugo rwawe ugakora urugendo ukagaruka amahoro, umwanzi yakugabyeho ibitero ariko Imana yakurwaniriye, ariko ugahita ushyiraho umwanzuro ngo buriya nta rugamba rwaremye. Ibyo bintu ukwiriye kumenya yuko hari urugamba Imana iturwanirira tutabonesha amaso, kandi Imana kubw'ubuntu bwayo ikatuneshereza. Ibya microchip byashoboka ko byaba nk'ibyo ngibyo koko, abanzi b'Imana bakaba bifuza kubikora, ariko Imana ikaba itatuma imigambi yayo bayigeraho. Kuko Imana yacu ni nziza kandi iradukunda. Ariko ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye ku byerekeranye n'itegeko ry'isabato n'umunsi w'icyumweru. Byo ntabwo Imana izarwanira urwo rugamba hariya ngo irurangize tutazi uko byagenze, ahubwo Imana yaduhaye amakuru yuzuye kuri ibyo bintu. Yatubwiye ko tuzagaragaza uruhande tuhagazemo, yatubwiye yuko nibiba no kumena amaraso ku bw'itegeko ry'Imana tuzemera tukayamena. Mu yandi magambo, urwo rugamba ntiruzarwanirwa iriya tutazi ibyarwo, ahubwo urwo rugamba tuzarugiramo uruhare. Ariko hari ibintu byinshi cyane by'urugamba rubera kuri twebwe nitubigiremo uruhare, Imana ikabirangiriza hariya. Impamvu Imana itandikishije ibya microchip muri Bibiliya ntibyandike no mu mwuka w'ubuhanuzi, natwe ntabwo tugomba kwishyira kuri urwo rugamba rwabyo, kuko hari n'ibindi byinshi Imana idukemurira tutigeze tubibona. Indi nama natanga ku byerekeranye na microchip, nibyo koko ijambo ry'Imana rigere tugira inama yuko mu minsi heruka tugomba kwifashisha ibyaremwe mu kwivura. Nubwo Imana itatubwira imitego yose dushobora guhunga mu gukoresha iyo nzira, ariko byanashoboka yuko no guhunga microchip byaba birimo. Ariko ikintu nakubwira, mu gihe uvuga ijambo ry'Imana cyangwa nawe ushaka kurigenderamo, ntugahimba amahame runaka, ahubwo ujye ugendera ku murongo Imana yakubwiye, bizakubera umurinzi. Uyu munsi ndagira mbabwire yuko dushobora gukoresha iyo nzira Imana yatubwiye, tukivurisha ibyaremwe, tugacika imitego yose izaba iriho mu minsi y'imperuka, kandi mu kwicika kwacu tutarigeze dushyira igenamigambi dushyiraho ngo turimo turarwanya microchip. Kubera yuko igihe cyose twahimbye inyigisho itariyo tugashyiraho amahame runaka, twebwe ubwacu tuba twiteze umutego. Impamvu mvuze iki kintu cyane ndetse bikagaragara ko ngitinzeho, nzi ko hari n'ibindi bintu byinshi cyane abantu bita ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi nzi ko ibyo bintu byihishe n'iturufu y'umwanzi yo kuyobya uburari, yo gutera ubwoko bw'Imana kumarira imbaraga aho zidakenewe, kugira ngo rimwe na rimwe ubwoko bw'Imana buzivumbure ku Mana. Tekereza nawe umuntu aramutse afunzwe nk'inshuro 3 azira ibintu by'Imana, kandi rimwe na rimwe ariwe wikururiye ako karengane kubera amahame runaka yashyizeho. Ijambo ry'Imana rivuga yuko tuzahura n'akarengane kamwe, kandi ako karengane kazaba kashingiye ku itegeko ry'icyumweru no ku munsi w'Imana w'isabato. Igihe abantu rero bagiye bagira ibintu bimwe barenganirizwa bidahura n'akarengane Imana yavuze, wenda bihura no kuba barasomye ijambo ry'Imana nabi, baba bari mu ngorane yo kuba bazivumbura ku Mana, ndetse ibintu byayo bagasoza babivuyemo. Ibyo ni nabyo migambi y'umwanzi imutera kugenda himba ibintu akabyita ikimenyetso cy'inyamaswa, ndetse agatera abantu kujya kuri urwo rugamba rwo kurwanya ibyo bintu umwanzi yahimbye, kugira ngo ikimenyetso cy'inyamaswa nikiza bazasange nta mbaraga bagifite.